twiyumvire amakuru y'ibyamamare. Rugaju Regan ni umunyamakuru w'imikino ukunzwe hano mu Rwanda kubera ubuhanga n'ubushishozi akoresha mu gusesengura amakuru y'imikino. Umunyamakuru kandi akoresha imbaraga ze zose, agakoresha ubwitange ndetse n'umurava kugira ngo ibyo akora biryohere ababyumva. Ese uyu musore ukunzwe yavutse ryari? Yavukiye he? Yize amashuri angahe? Yayize ryari? Iyo mugiye kubana imwenyewe Egide, kora subscribe niba utarayikora, tujye tubana umunsi ku wundi. Reka nkubwire ko dutangaza video buri munsi saa 2 zo mu gitondo ndetse n'isaa 10 z'umugoroba. Nkubwira ko rero iyi channel ikugezaho amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye ndetse ikanakugezaho amateka y'ibyamamare byagiye bibaho mu buryo butandukanye. Niba uhise utekereza icyamamare ukunda ariko ukaba nta makuru gifiteho, twandikire vuba tugufashe. Rugaju Regan rero yavukiye muri Kongo ahitwaga Imurenge, ahazwi nko mu Minembwe. Avuka mu 1993. Se umubyara yitwaga Rugaju Manase, naho mama we yitwaga Sifa. Regan akaba umwana wa 4 mu bana 7 bagize umuryango we. Amazina yahawe n'ababyeyi ni Ndayishimiye Rugaju Regan. Rugaju Regan rero aganira n'itangazamakuru yamubajije impamvu akoresha amazina aya ngaya akurikira Rugaju Regan ntakoreshe Ndayishimiye Rugaju Regan. Ahangaha rero yaje gusobanura ko Rugaju ari izina rya ndetse anashimangira ko Rugaju Regan yumva bivugitse neza kurusha uko yavuga Ndayishimiye Rugaju Regan. Nyuma y'imyaka 5 rero Rugaju Regan avutse, umuryango we waje kwimukira mu Rwanda mu 1998. Baje guhita batura mu Gasyata. Rugaju ari naho yahise atangira amashuri abanza, yize kuri Ecole Primaire de Gasyata. Akaba yari umuhanga cyane, byanamufashije gutsinda ikizamini gisoza amashuri abanza, maze yoherezwa kwiga ku Gisenyi, aho yize kuri Ecole Secondaire de Gisenyi. Gusa ntihatinze kuko nyuma y'umwaka yagiye kwiga i Kayonza, ari naho yasoreje icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, maze akomereza muri Kristigwa i Nyanza yiga indimi ikeke, ariho yize Icyongereza, Ikinyarwanda n'Igiswahili. Yirinze ibishuko ariko kureba umupira kubyikuramo byaramunaniye, gusa ntibyamubujije gutsinda uko yasoje amashuri yisumbuye. Yatsinze ikizamini cya leta maze anahabwa buruse ya leta, yoherezwa kwiga uburezi muri kaminuza. Njye nawe turimo turibaza duti, ese yageze ate mu itangazamakuru kandi yarize uburezi? Yagezemo ryari? Muri 2008 papa wa Regan yitabye Imana, ubuzima butangira kuba bubi ndetse Regan yahise ajyanwa kwa nyirakuru, aba ari naho akomereza ubuzima. Gusa yemeza gukora cyane kuko muri 2014 ari muri kaminuza aribwo yinjiye mu itangazamakuru kubera gukunda itangazamakuru. Rimwe yasanze Rugimbana Theogene kuri Flash FM, amwumvisha uburyo azi gusesengura amakuru y'imikino. Rugimbana aratangara. Bwa mbere yahawe umwanya n'umutumirwa akora ibintu byatunguye abantu benshi. Yasesenguye amakuru y'imikino karahava, maze boss wa Flash FM ahita amwemerera stage cyangwa se imenyereza mwuga by'amezi 3. Akomereza kuri Contact FM naho yimenyerezaga umwuga, ahamara
umwaka wose adahembwa. Nyuma yaho mukuru we amujyana muri Kenya gukora mu kabari kari gakomeye mu mwaka wa 2017. Ubuzima avuga ko butari bworoshye na gato. Tariki ya 8 y'ukwezi kwa 8 2018, Regan yamuhamagariwe gukorana na Rugimbana wari waramubonyemo impano ikomeye, anamusaba kwita ku ijwi rye. Ubuhanga bwe bwatumye KNC nyiri Radio 1 amwemerera kujya akora mu kiganiro cye cya kumanywa cyitwaga One Spot Show. Icyo gihe yari ameze neza rwose, agafaranga kari gatangiye kuboneka. Gusa ntibyagenze neza. Muri 2021 yaje gushwana na Rugimbana. Uko gushwana bimuviramo kwirukana kuri Radio 1. KNC nawe avuga ko batakomeza gukorana kuko byateza umwuka mubi. Gusa ngo yumvaga asa n'uwikoreye isi. Birumvikana ko rero nyuma yo kwirukanwa ku kazi yumvaga nta handi hantu yakwerekeza. Gusa ibi ntibyatinze kuko mu mwaka wa 2021 yahamagariwe yamenye ko ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru hari umwanya w'akazi. Hanyuma ajyayo akora ikizamini ndetse aranagitsinda birangira ahawe akazi. Ngaye nguko rero kuva Regan Rugaju avutse kugeza na n'ubu ubuzima bwe nubwo kugeza na n'ubu aracyakora kuri Radio Rwanda.